wiriwe neza. Mwiriwe neza. Waje witeguye? Yego naje niteguye neza. Ndagira ngo twibwire mu magambo arambuye iri muntu cy'ubundi. Yego murakoze. Amazina yanjye ni Umuratwa Anitha. Nkaba ndi umunyeshuri muri kaminuza ya AUCA. Ufite uburenganzira bwo kuvuga ururimi rwose wiyumvamo, yaba Ikinyarwanda, yaba Icyongereza, yaba Igifaransa, ariko ubizi neza kurwiyumvamo. Ntabwo turi bugusubizeyo cyangwa se tugweno cyangwa yes kubera ko wavuze Ikinyarwanda, ntabwo tuguha yes cyangwa no kubera ko wavuze Igifaransa cyangwa Icyongereza, ariko ahubwo turaguha icyo tugomba kuguha kubera ko wadusubije. Yego. Ndagira ngo mbwire urumva ari uruhe rurimi wiyumvamo cyane? Ikinyarwanda. Ni impamvu ki uyu mugoroba uri ahangaha? Impamvu ndahangaha ni ukugira ngo nzabe nyampinga w'u Rwanda. Umunsi wagiriwe amahirwe yo gutorwa nka Miss Rwanda, nyampinga w'u Rwanda 2020, wumva ari iki uzakorera urubyiruko, uzafasha urubyiruko by'umwihariko rw'abakobwa bagenzi bawe? Ikintu numva nzafasha abakobwa bagenzi banjye cyane cyane ni ukurwanya inda zitateganijwe kandi nkabafasha kuva mu biyobyabwenge. Wakurikiye Miss Rwanda kuva ryari? Anitha. Nabikwikiriye kuva kera cyane cyane guhera 2016 na 14. Kuva 2016 2019 tumaze kubona abakobwa batatu babaye ba Miss Rwanda batandukanye. Muri wowe ninde ukwinspira kurusha abandi? Abakobwa bose babaye ba nyampinga b'u Rwanda batambutse bitwaye neza, bose banyeretse ibintu bitandukanye, ariko nishimira Megan. Yes, ni ndashaka ikintu kidasanzwe kuri Megan yakoze wumva uzakomerezaho cyangwa uzaheraho wavuga ati wow yagikoze neza ku buryo nawe wenda wamuha amanota? Megan ni umukobwa utuje, witonda kandi ufite ubwenge. Akaba ari n'umukobwa ukunda abana cyane, akunda gufasha abantu bababaye, naramukurikiranye. So nzabiheraho mbikurikize, mufashe kuzamura, dufashe abantu bababaye ndetse n'ibindi bitandukanye. Mutesi Jali, urumva wamuha yes cyangwa no? Nubwo hari ukuntu byagenze ndamuha yes. Mike Karangwa? For now, yes. Umurerwa Evelyn uramuha yego cyangwa? Nanjye ndaguha yes. Murakoze cyane.